Ndi Papa Sava. Ikoze noneho ko banabona akeye. Igihe mu rutoki. Mwiriwe papa. Ukigenda catwa ngaho. Hari isoni. Ese kumenya ufite ubwoba? Nagira ngo mumfashe mubyeyi. Bagufashe iki? Nyine hari umuntu wampemukiye. Uyambwira wigira ubwoba? Ibyo ndabigushoboreye. Umuntu umeze ate? Hari umuntu wampemukiye. Umuntu noneho arampemukira ariko ntabwo nshaka kumwica. Ndashaka kumugiriye agahwinini akagenda ufata amano uyakubite mu gahanga, urumva ufate intoki uzikubite nko mu irugu, mbega bakantu kari aho ngaho kandi azenzegere yo kuzagira ikintu yongera kwimarira. Ariko sinshaka kwapfa, ndashaka ko abantu bamubona akajya ku karubanda aho anyuze hose abantu bakajya bamubona. Ibimenyetso bigomba kugaragara byo ntasi gitangaje. Noneho uwo muntu dore uyambo byo kugira ibyo byo banduma amafaranga. Banduma amafaranga. Angahe se? 50. 50. Iriga ndakorohereje. 50 ko ari menshi. Haka ko byo kuzanye sekuru mehene. Abandi bami bimasawuraza. Ariko urabikora. We ntawirebera se. Ubuze ko akango tumugusha ku musozi we ngo ni mukonja kunye. Nabyo ndabikora. Nizere ko abaziyuzuye. Aruzuye. Uramutse uramagitse se ko uramutse uramagitse ko utarenga mutaruma. Oya, aruzuye. Komanye ndebe ko inzozi zigomba kwera. Kwibona ubirebesha amaso utavuga uti wenda hari. Ariko wabonye ngorera. Nabambwiye ko uri umuhanga. Mva mugabo we. Ndabona aho hantu rwose gucamo byacamo. Ariko biracamo ngiye foto ndebe. N'uyu. Senda cyane reba sha. Nuko rero twaje hano kugira tuganire, najya noneho tuvuge ku cya kibazo cyatuzanye. Nta kindi kintu mbazanira. Nta kibazo. Nza kugira ikintu dukenera ndaza kuguhamagara. Tuganire ku kibazo cyatuzanye. Urabona mwanyohereje babyeyi. Unasaba yuko twakwicara tukabiganira. Ariko nagize ikibazo ntabwo zino babyeyi nazisobanukiwe. Hariyo imwe mbona y'ibihumbi 180. Ni yande muri bari abana. Kuri sira mukuru zatangira segonderi. Reka njyandika kugira ngo ntazabyibagirwa. Ako se ubundi ko bara noneho babaciye amafaranga menshi kandi nzi ko minerivare yose yagabanutse. Ntabwo yagabanutse. Nese nuzi ko kwishuri barya se. Ahubwo ndabibona kubera ko impamvu bayongere harimo n'ibikoresho kuko aribwo agiye gutangira segonderi. Iyi ngiyi se y'ibihumbi 85. 85 nakazatangira primaire. Tukiri kuri uyu nguyu wa primaire. Nta mafaranga yo kurya se harya buriya bishyura ngahe ku gihembwe? Ntibarya ku kigo? Barya ku kigo. Ku gihembwe bishyura ngahe? Bishyura amafaranga 10,000. 10,000.
nta insurance cyangwa ubwishingizi se bo bajya batanga? nabwo biba bikubiyemo byose. Okay. Reka ni mu giturage. Hanyuma iyi ngiyi y'ibihumbi 45. 45 harimo n'uriya mwana muto cyane uzatangira garidiyeni. Okay. Okay, nayo 45. None se muze kugira ngo tubiganireho babyeyi zose ko mwazimpaye wowe ufite amafaranga angahe wenda turebe ko hari icyo umuntu yagufasha ariko nawe hari icyo ufite. Amafaranga se amafaranga duhure urabizi ko ari mu giturage no gushakisha. Cyakora mfite amafaranga 70,000 nagurishije ingurube. Nkagira andi mafaranga 20,000 nagiye nkora hirya no hino mfata udusaka mfata utwumbati ngurisha. Yewe ndumva amafaranga amaze ku 90,000. Yego. Ubwo nayo urumva ko ntabwo yuze kuko none ntiwakozemo itike. Ntabwo turabigeraho. Itike nayikoze mu nzu. Urumva ko hasigaye 80. Yari 90 ariko hasigaye 80. Yo ndafite mbano kwa Rudahigo. Okay. Reka rero nkwereke. Ubundi kubaho ni ugufashanya. Uriya muvandimwe wacu wigendeye nawe ntabwo yari yanze kurera abana be. Nta kibazo aya mafaranga yose nzayatanga. Urakoze cyane. Ariko ayo ngayo yawe yagumane ugenda ugurema kandi gatungo kugira ngo ejo utazahura n'ikindi kibazo. Uzajya ubafasha neza. Iyi fagitire yose ngiye kugenda ngiye kugura ibikoresho kugira ngo nk'uyu nguyu wo muri segonderi rwose agomba no kujya ku ishuri hakiri kare. Ngiye kugenda ngiye kugura ibikoresho muyishyurira n'amayiniforume yose n'aba bose nta kibazo fagitire nzayishyura. Nta kibazo sinzayohereza rwose. Uyu uzayihorera. Nzagura n'amatungo. Uzayiguremo izindi ngurube aho kuzore kugira ngo ejo utazahura n'ikindi kibazo noneho n'abana bagira no wenda no muri vacances bakabura ukuntu bari buze kubaho. Urakoze mubyeyi. Nega nawe umubyeyi n'ubwo umwana wanjye. Murakoze cyane. Ubu rero mvuye ku kazi nihuse ngiye gushaka bino bikoresho nanjye mfite abanye ngiye kugurira ibindi bikoresho urumva ko ufite umwanya mukeya. Ndabyumva. Ntabwo nkusuzuguye rwose utagira ngo nkusize aha ngaha kubera ko ari agasuzuguro. Ngiye nanjye muri ibyo ngibyo. Murakoze rero ngaho ugenda nyeruka. Kandi ntare nagenda mu rugo basuhurize bose. Ndabasuhuza. Bitura umwanya tuzaza kubasura. Mugende neza. Uno mukobwa ntacyo bakoze ye. Bagatuye mu mujyi rwose. Siko ntagurisha ngo nzaze kuhatura. Nzi ntabwo tubongera se. Oya? Noneho mwatwishyura. Abishyura. Mwatwishyura 7,000. Kambaye ubona agatelefoni kandi bagatwaye. Soni zirampuze. Ntayo? Nta mafaranga ufite ko wese cyane. Rwose ndayabuze. Urayabuze? Kandi amafaranga? Kandi hantu bahagaze rwose. Wari uyafite se? Nari nyafite. Angahe? Nari mfite 10,000 arakanga guze iri mu modoka ariko sinzi uko biri kugenda. None ubwo? Sinzi icyo nakora. Ntabwo uzi icyo wakora? Nakora ikindi kize kuba nanjye bindeze. None se muze biragenda bite? Amafaranga wari uyafite urabizi neza? Nari nyafite rwose. Hanyuma se akaba agiye? Ntabwo namenya ko ngiwe kabisa mvuye ndavuye mu ntara nyafite mbese. Cyangwa umutekamutwe?
oya ni imyaka mfite ingana gutya ntabwo imyaka yiguza kuba umuntu ntabwo uteka wa mukobwa ntabwo nateguka umutwe rwose uri uko mungenza ariko rero uratwishyura none uragenda utishyuye twebwe se turabwira boss ngo iki yamaye kandi kudema cyangwa ngo umuntu yaje kunywa hanyuma arangije amafaranga arayabura n'ikiza kigaragaza ko wayabuze cya cyandenze pe ikizimana kugira ibikira nta kintu kirimo yewe ntacyo bitonde nyine mbyiyumvire ubusa ibi si itabi nibyo sinabira kugaragara gusa ni mu modoka nta kindi kintu kirimo rwose rebe ntacyo none biragenda ute simba ibintu bakora ibigende ku marantige kandi sindakurikiye muze duhereza amafaranga twebwe ntabwo tujya kubwira boss ngo amafaranga ngo umuntu yaje ahangaha aranywa arangije abura amafaranga oya wa mukobwa we kimwe n'izamba gusa kimwe n'izamba uretse ibintu bimbaga n'ibiki koko kandi ntajya mu modoka hariyo amafaranga ajya afite araza akamwa yarangiza ngo amafaranga ngo urayabuze uyabuze utese uyabuze utera ariko wa mwana nawe gusobanura unsobanurira iki ku ngeni iki kinyemeza ko amafaranga waje uyafite ni iki kintu kibinyemeza se waje mukabasha utabanje kukugira torize amadede muze bite ni byiza witwa nde oya oya sikwa musaza w'umwambuzi uyu musaza ni umutekamutwe muze uri umutekamutwe we musaza we w'ubwanwa bw'umweru Ufite imyaka ingahe? ni ubwoya bw'imbeba bashyize mu mamera mfite ifu y'ubugari tuza gutukana Manu yarashaje ntabwo byava mu Tuza. gihe bankati 2,000 Ubu mwaratwishyura. amafaranga bamaze kumpa ukumva se ko yagenda atishyura tuza mbikwishyurize muze ufite imyaka ingahe 63 hanyuma 63 ubwo umaze kwiba ahantu hangana iki ntabwo rero n'ubwa mbere mbaye nuko yatarabwo nibyo rwose ni ukuvuga mu myaka 63 umaze gutangahe umaze gutangahe kutataye itabise kutataye iryo tabi kandi yatamuka Ugata amafaranga. uvuga ko yataye ageze mu kabari yataye ugeze mu kabari uri dusanga ugeze mu kabari uguze amafaranga muze urishyura amafaranga ntabwo ujye gutishyura amafaranga nasore uraza gutera ariko se ko nabwo kwishyuza watuje madede ntabwo ibirenge biri watuje rero bishyize hasi umura ntabwo yacika muze karame twumvikane ikintu kimwe kitagira icyakangahe subiramo cya kabiri cya kabiri se ndabivuze kambwiye gusubira ibyo mvuze twumvikane ikintu kimwe subiramo vuba twumvikane ikintu kimwe ubwo bwanwa tugiye kubukongeza hanyuma wamenye gutereka abasaza nk'abanga bateretse ku bwanwa ubu ni ukwigira umusore sibyo ubu wigize umusore kugira ngo ugende wambura mu tubari ni ukuri yatakaye ntabwo marakubeshya kuko ikintu nimuka naguze okay ikintu cy'agaciro ufite ni cyangwa ariko wakureba yakwitura turiza ndakwishyurizaho umurozi manu nabyo kwishyura n'agatelefone nari mfite ndako bakajyanye ni ukuvuga ngo ubu nta kintu cy'agaciro ufite ikintu mfite cy'agaciro ni irangamuntu nta kindi kintu nta telefone irangamuntu iriho iki iriho ifoto yande oya nta telefone mfite si itonde nyine tubyumve ko ntayirimo iri nayo Itonde ariko. iyo ntabwo ikora yo ntabwo igize ite iyo ntabwo ikora iyo ntabwo ikora hanyuma se ibyikora basiga idakora yo babwiwe n'iki idakora sintange ntumbaze iyo kora n'inzani mwuzukuru wanjye se ngo ajye ayikoresha urabona sikora nta kwambara se ugende uko yaka iraka ariko ntabwo ikora are akubuze uzi ko uri guteka mutwe okay uyu musaza ntabwo avanga ubwo kwishyura ukuntu amafaranga ugiye yawe kugendera muze sibyo Hasi, ukuntu ugiye telefone kugenda ntikora. pfukama hasi ayida kuzi ko pfukama hasi cyangwa wishyura uyu musaza ari umuteka mutwe telefone si wanayemera pfukama hasi cyangwa wishyura vava reka ndapfa muze nakwishyura watwishyura oya mufate oya wimukoraho nahaguruka wimukoraho mu biki aratwishyura Ako mwabaye umusaza umeze utya uri gukora. umeze utya se umusaza umeze utya uza guteka imitwe mu kabari adafite amafaranga w'umujura umusaza w'umujura abaho Muze karame muraho. muraho cyane Mwakuye ikiriyo cya perpetua. pepe tuba twakwikiriyo Eh. rero nazaga no kugira ngo ndebe ko bariya abana yasize bakwiga noneho nganira nta mukazana wacu nyine ubyarwa na perepetu musabira akantu turabona. Mari yarabyaye muri noza ni marene hano. ni marene noneho amafaranga njye kuko naje n'imodoka izindutse bisakaza tumaze umwaka akantu wo mukazana wanjye asiga ahangaha ko mfite amafaranga aba bana rero bakuranga banzana ifagitire so twita abana turabana umwaka byara muri mbabarira amafaranga umureka ariko umureka ariko Umwana nuriya musaza. nuko amafaranga yashaka ndayabura Wayabuze. nayabuze pe kandi usibye akantu naguze mu modokari Yaranga agomba kukwishyura. 2,000 n'ibirindwi
noneho ngo reka ngo birindwi urasubira muri urumva birindwi ari amafaranga make yase ku buryo wasubiramo muri kwese ngo bamwinjira bamwibara telefone kandi twayisanga mu ntabwo mufuka we urumva atari niyo ubuteka naniza ni mwuzukuru wanjye ntabwo ikora neza aho bagiye gutangira amashuri ngo njye mbasha kubona abuzukuru iyi nari mfite yanjye ku giti cyanjye wari uyafite neza neza afite na telefone wayakuye hese ko cyagiye wari washiriwe nagurishije ingurube ndani ingurube bayiguza ngahe yayiguze 70,000 yego hanyuma hari nahinzaniye abana bo kugira ngo mufashe batangire amashuri nasimburwa ntinaramo kabinyemereye nzayohereza aho neza n'ibyo mu bice bya tike no kugira ngo nanjye niyakire none amafaranga ndayashatse ndabuze kandi ahantu nibuka ni akantu naguze ndi mu modoka ndongera ndasinzira ni itabi ni waniryo usanganye koko ndagiye uracyari maze tabira ari umutubuzi utamwitaga oya ntabwo ni umutubuzi wa mwana muze uraduha amafaranga ntabwo nimumureke niyo yaba batuburiye angana atya akaba ari iyo mico afite rwose nimumureke cyane ko nzi ko atayifite uravuze ngo umujura w'umusaza tujye ndavuze ariko mano simpavuge ngo usubire mu kanwa rega boss so gusubira mu kanwa ntabwo mfatanyije nawe ahangaha none se ko kuri umva niwe kamara gukora aha niwe kamara ariko iyo duhombye uradukata ntasoni ntayo nzabakata umva amadede nkorera fagitire uyimpereze hano ahubwo yimpereze hano murakoze wa muze karanye ubwo rero twana twose dutatu tugiye mu kwiga bose bariga pe nariga no muri gahita n'umukobwa ntacyo atankuriye nyambwiyeho n'amafaranga nari muzaniye ngo nzaguhemo irindi tungo ubyose azirwanaho ayo ngayo 70 nako bakwereza nabonye yifashe arambwira ati rwose yagura akandi gatungo umeze ibyo wenda kukina nako dore urashaje ubwo urakuramo itike urakoze cyane nayo wanywa agafanta madede mubwira aze hano binabitabe boss kumugira neza mana yango yari birebe nzanira fagitire unzanire n'igihumbi cyanjye muze ubwo niba nukenera n'akandi kantu ubakanura urabakabaka muri ayo ngayo murakoze cyane sawa uzasuhuza abandi kandi nzasuhuza rwose yewe ndibashyize n'inyota reka ntege imodoka zitaza kunsiga akandi nzagaruka mbasure sawa azabukuru iracamo wari kukamara ariko wikwiruka kamara ntacyo kwirukansa n'aka ubundi wamugane ko masaka akiza umuyaga abantu bayo bazava hese muri sinamenya n'uwo nguwo ibi biroroshye mba hekenya kuri uwo muti hekenyaho wijundike rero nanjye nubwo nkora ibingibi nanjye mfite abakurambere mba kubanza kubaza nanjye hariho mbaza bankuriye nk'umuntu naruse umuti utakuriye wazakira uti ihangane reka mbaze nanjye abakurambere numve ko reka inteko bya kazungu rukaraba nkabo ikigaje nk'umwana cyacu bagarwa mu kariro hari umugabo hano uje gushaka umuti niba unyemera umbwire tumuhe muti urawubonye ariko buretse ndacyakubwira uzi ugiye kunzanira bicire ikintu ngiye kugutuma ntabwo bikiri wanjye ikintu ngiye kugutuma urakizi ngiye kugutuma igaragamba ry'ingona y'isugi uruhashye wishyura ushaka gukorera ibyawe bigushimishije kandi batarakubabaje nkagutuma umukubuzo w'ingwe
yakuniye. Ariko se mubyeyi urabona none ntushaka ko ubu se mubyeyi koko igaragamba ry'ingona y'isugi ubu se ingona nayifata koko niyo yaba atari isugi se ubwo nayibyirwa n'iki? noneho koko ingwe n'ukuntu iba ikaze ubu koko nabona he none se nabona he koko ingwe yakunnye koko nayivana he? ntabwo ubona se ntabwo ubona tubyihorere ibyo ngibyo wantumye ibintu biboneka gusa icyo ntabwo usizeho n'iyi foto ibyo gutuye ni ibyo igaragamba y'ingona y'isugi. si ingona y'isugi nayibyirwa n'iki nanayifata ntese nkagutuma umukubuzo w'ingwe yakunnye ayo magambo wayafashe ingwe yakunnye koko urabyazi rero wantumye se ibintu ibyo nibyo mbashije kugutuma ibyo nibyo mbashije kugutuma simbajije abakurambere wumva uragiye ukora iki rwose muze unaniwe kuvuga ngo byibura ngo tubarira ahangaha 1 2 3 abakindutse none urashaka ko kumukonja rero ni ibyo ngibyo ngutumye abandi iyo baje bashaka ko mugubangura nta nubwo mbabica nawe kasi inkuru iki birani biroreka cyane. none se muze koko mbabarira umbwire koko none se hari aho umuntu se basi abanye tugambe wanje ndashoka ibyo nkubwiye bikomereze si gutegetse kusekurira amasaka ngise kurugo mbe nakwinywera igikoma nabona ko nta nabana agira hangaha kubera za bukuru wagihemera ko turi bakuru nibyo ndabyemera ntago iyo ngona rwose y'isugi ingona y'isugi ntago nayibona pe n'ingwe yaciye imyeyo ntago nayibona pe yakuniye kindi rero ushakisha wenda witwereze mu baturanyi bawe yakuniye rwose ubu se koko nayikuraye koko nawe wantumye ibintu byoroheje wamfashe mukanya uransekurira amasaka nukomeza gutinda nayasekura rwose niba ari ukuyasekura yo mfite amaboko mfite n'imbaraga nayasekura turi burenzeho nanjye bakurambere nibyo bantegetse ko ari byo ugomba gushakisha. none se umubyeyi niba ubwo bidashobotse rwose ingona y'isugi n'amagaragamba yayo ntabwo nayabona kandi n'ingwe yacimye ntabwo nayibona pe wansubiza se nkante noneho wenda ubwo tukabihwanyirizamo agusubiza isenkani yego uwo muti wanjye yekenyuze ukivuga ahubwo ndumva ko naho wabicajwe numve ko ebana nakazi kawe aho sohokera mvira hangaha ubwo sohokera mvira hangaha ntago yama ubundi ushaka iki uwo muti uri wonyine niba ugomba kumbwira ko nunakubagana no hanze hose nzaba nkureba ngaho komeza igendere. sha agwireba nabe niwe mba nkinduye ngiye nkajya guhemuka ku muntu wangiriye neza ntibyashoboka tugenda uraka wa kumusozi kandi nana gukora Papa Sava